ariko hano nibukira Kiziguro hariya hari umukoroneri witwaga Nkundiye niwe wari kuriye ibyo bitaga opsi Mutara. Tuhageze aho uruhande rwa Kiziguro hariya imbere y'urwibutso y'uturuka no ku ibumoso hari abantu batatu bari mu kazu, turarwana ko tuje twirukangana na hadu yirukanka. Tugeze kuri ako kazu tuhahagaze, adu yaraturasa wari uhagaze batarahunga, tuguma turwana imbere y'ako kazu. Ariko umudamu umwe asimbuka muri ako kazu afata umusirikare wacu, aramufata aramuruma, ubona afite umujinya mwinshi cyane. Munyice mwanyice umwana mwagize mute? Hasohokamo noneho abandi bagabo babiri ari kumwe nabo. Ariko wa mudamu ko basirikare bakamufashe muturisha ngo atuze, ngiye tugiye kubona tubona acitse intege nk'umuntu bateye ikinya ajya hasi. Turebye inyuma yacu, ndebye inyuma yanjye hari umusirikare wacu, mbona nawe aricaye. Namaze uyu muntu amuzi? Ati ni mushiki wanjye kwa data wacu. Uwo mudamu ubwo ko tukamubona yasaze afite amabere arenda nko guturika, tubaza abagabo uyu mukobwa yabaye ati, twibwiraga ko ari nk'umukobwa. Aratubwira ati uyu muntu mureba ati bamwatse uruhinja rw'icyumweru barukubita ku gikuta, sebukwe bamwishe, umugabo bamwishe. Niho twamenyeye mbehe ayo mahano. Turakomeza ahandi ni Karubamba, ubwo ndavuga ku bya jenoside. Ariko tugeze Kayonza, mwumve iki gihugu cyacu ibibazo cyagize bikomeye. Wari umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda witwaga Generali Bizimungu. Iyo message irahari yohe, kuko twaramonitoringaga tukumva ibyo bavuga, dufite radio zabo. Yohereza message, ayohereza Koloneli Nkundiye, aramubwira ati umuhanda wa Kayonza ari wo Rusumo niwo muhanda bahutu dusigaranye ngo dutunge, inyenzi zikagukura kuri uwo muhanda ujyane nazo. Afande aramamagara nabagire na leta bagire ati uwo muhanda Nkundi akawunaniranamo, namwe muri reporting muri Xfari cyo gihe ari fari. Uwo muhanda inkotanyi zawo ryamyeho, twarwaniye iminsi 4 turangiza Nkundi tumwirukanyije n'abandi bari kumwe bose, nuko uwo muhanda wabaye liberated.